katwakire David uvuye mu butumwa budasanzwe. Yego twese hamwe, mwese hamwe n'abandi bose bakire David. Mwakire David, birumvikana. David wari waraburiye he? Umeze ute? Urakomeye? Uza amagambo meza cyane rwose. Yego David, kandi uranejeje cyane. Nibyo wakoze umuti nawe? David we komera cyane rwose, nta na kimwe tutazi, ahubwo turaguzana twese komera cyane rwose, komera ahubwo ndabona mu magambo yanoze ya David. Imvura twagushije imvura yo mu kwezi kwa kane, satelite yarabigaragaje. bari mu kwa kane kuzaza cyangwa no mu kwezi kwa 12 y'itumba, ubwo katubirinde tubihereza Imana n'ibizi hose. Ahantu ngo harakomeye kuko ariko nanone twibukiranye ko akomeye akomeye abamakano ibintu bigenda gutuma umuganiza nose. So akomeye niho haca amakara, nibyo simbizi ubundi. Yego Kweli mimi ni mshangao. Umva ubu butumwa bw'abo muri Zaire DRC baba bafite ikibazo gikomeye cyane, abantu batari gusobanukirwa imikorere y'abantu n'ibibazo by'abantu bo muri DRC. Bosco ibintu uvuze ufite gihamya cyangwa nawe uri guharabika bagenzi bawe? Oya, ntaharabike. Mimi ninashangaa na watu wanaojiita ni wakongomani wa baba na mama, watu ambao wanajiita kwamba ni wa intellectual makadre university. Niko ninashangaa na wao kuona wako wanaenda wanakimbia nyuma ya Wanyarwanda, wako wanaenda wanakimbia nyuma ya wakolabo wa Wanyarwanda. Sasa hiyo ni kuponyesha nchi au ni kuangamiza nchi? Hiyo ni mafundisho kufundisha nouvelle generation yetu au ni kuangamiza nouvelle generation yetu? Kama wanaweza kukumbuka historia iliyopita ya hawa Wanyarwanda, namna gani walituuia watu, namna gani walipora mali, namna gani walitunyanyasa na kutudharau, nafikiri masomo yao ingekuwa ni bure. Sijui nifanye nini. Acha kwanza niseme jambo kwa wababa na wamama, wavulana kwa wasichana wa Kongomani, les vrais patriotes wa nchi ya Kongo. Huyu Mnyarwanda ndio aliweza kuambia anaenda kuentronize ule mtoto wa Kabarure wa Bijombo, eti Bijombo inakuwa sheferi ya Banyarwanda. Omamake Bijombo ni grupema ya sheferi ya Bavira, lakini unaona Bavira banaandika banakwenda nyuma ya Banyarwanda. Kweli Bavira jana misa madari mwa Miwembasi, mtu la Obedi nafanya maandamano ndani ya barabara Kibenge TV na maimaji. Tunafanya maandamano juu ya huyo Gisaro. Leo Bavira mnaweza kutembea kikimbia nyuma ya Banyarwanda? Eske Bavira hamuna bafanya siasa? Eske Bavira hamuna watoto yenu? Hamuna watoto yenu wenye bako nyuma wenye balichichagulisha? Eske Bafuliru, wilaya wa Fuliru, kele universite yenye mulienda kusoma, kele intellectualite yenye mulienda kusoma? Il faut savoir que le plus rapide rache le faible intellectuel. Wanaafrika kwenye bara la Afrika mtulie, mimi nakuja, niko karibuni. Abatazi Igiswahili bagenzi, iyi audio y'uyu mugabo iteye agahinda, ariko agahinda kose iteye nitwe tubizanye. Vuga ngo Umunyarwanda bari gitutsi muri Kongo kubera twebwe kwitwara nabi kwacu. Uziko bizasoza Abanyamurenge babuze Kongo n'u Rwanda. Umugabo kandi nzi ko azajya mu mitwe y'abanyekongo benshi, kuko umunyekongo wese wumva ngo Abanyarwanda
bamaze kwica miliyoni zingahe muri Kongo, mbwira ukuntu azakunda umunyarwanda, bizashoboka biti? babibye urwango. Birababaje, iyo dirambabaje cyane. FPR inkotanyi ibyo bakoze sibyo, ibyo turimo kurya twatemye ishami ry'igiti turyicayeho, niko bimeze. sinzi abize politike bagenzi, niyo mpamvu muzaha abanyekongo tuzanye ikosora rya politike y'abaruda, tukosora ibyacyamye byose. Yego, iyi ni ruda y'abaruda, tuzanye politike nziza. Intambara urayivuga hiki yigeze imera nk'izindi ntambara gute? ziba mu bindi bihugu. Sobanura. Umuntu warize igisirikare, warize kwitangira igihugu, ubu uri patriote, ubu uri umuzalendo wa nyawe cyangwa ububeshye? Urindisha aho ngaho urabeshye kubera ko abari gucika bajya muri M23 ni bene wabo wa 23. Kuki narumva umuntu uze umundandi yacitse ngo agiye, Cyangwa barega, cyangwa batari abanyamurenge, abatavuga Rwanda phone, nyine bacika bajya muri 23. abatari Rwanda phone. Iyo ugaye imikorere kwanza nta musirikare ugaye imikorere y'igihugu, keretse iyo Abafande bashaka gukora kudeta igihugu bashobora gukora bakinenga ibintu, ariko umusirikare muto itegeko rye no kumvira bashe gufata nyayo ndi afande. hariya baravuze ngo tukureke ko wabaye. Nuko bavuze amagambo yawe, hariya baravuze ngo tukureke ko wabaye. ruhindisha uwo FDLR yishinze ubujenoside. Hari umuntu uzi w'umujenosideri uri muri FDLR? nuko ari mukeba wabo. Hari uwo waba uzi ngo tugwete runaka ariyo? Ahubwo se nkubwira abajenosideri bari muri RDF mbakubwire. Abajenosideri bari mu Rwanda. Tekereza. Kubera ko ari mwe mwabaye ikiraka cyo kwica abatutsi, mwararangije bamaze kubageza ku ntebe ko aricyo mwashakaga, murabahamagara baragaruka. Satelite za ruda. Uzi yanyu ya kera yo wacaga mu ijuru, ariko iyo umunsi ntabwo uyizi. Ibintu bimwe rero nubwo bavuga ngo niko wabaye, ariko gerageza nawe ujye uvuga ibintu biri clear, bisobanutse. Uravuze ngo nta bwoko ngo buba mu gisirikare, kandi ejo bundi nimwe mwavuze ngo leta y'u Burundi ngo iri kohereza abatutsi, ngo abasirikare b'abatutsi ngo bajye gupfira muri Kongo. None se ubwo yabakuraga he? Ntabwo yabakuraga mu gisirikare. Niba ubwoko buhari bivuga ngo buri hantu bugomba kuhaba, mu idini burahaba, mu gisirikare haba, muri public gundi leadership birahari, nuva ntaho butaba. Niba mu gisirikare nta bwoko buba muvuga ngo nta bantu baba barimo, niba abantu aribo bagira ubwoko kandi ubwoko abantu akaribo ba mu gisirikare bavuga ngo ubwoko burimo. Deni babiri bo muri FDLR kandi b'abatutsi. Urendesha urabeshya ko nyenzi abakapiteni babiri bo muri FDLR kandi b'abatutsi, njye ndabazi. Ubwo rero wowe ibyo uvuga ni ibyawe. Icya kabiri, hari abasirikare bavuye kwa Habyarimana bakiri muri FDLR. Abasirikare bo kwa Habyarimana barimo n'abatutsi. Gusa urambwira gute? Ariko wabaye gute? Ese noneho niba ushaka kuvuga ariko ruhindisha ibintu byanyu muri guhimbagiza ntacyo bimaze. Ngenzi umugabo ari hano, yari umusirikare no mu bacuruzi barimo, no mu baganga, no mu barimu. N'ubu yanze kuza mu gisirikare cyane. Turaganira kandi bati ntabwo najya muri kiriya gisirikare cya FPR inkotanyi. Buriya rero hari ibintu muvuga, hari sometimes niba ari iki cyabahumye amaso, niba ari cya kitubungamo kituzanira ibibazo kibahuma amaso, niba se mwigiza nkana ibintu mubireba, ntabwo mbizi. Kuko iyo uhagarara umwe kuvuga ngo FDLR ni abajenosideri, leta y'u Rwanda yakoze lisite y'abajenosideri bose. Ubwo yagiye
bagashyiramo n'abataribo ariko ninde uri muri FDLR uri ku rutonde rwa noze rwa Ruhindisha yiyemereye ko yarimbuye abantu ku Gikongoro. Aruzi usibye umwumva niba atangiye kubarwanya no kumenagura mugahita mushyira kumwongera Nka Frank Mugisha mufite suko bakabirigi mwabajyanye muri Arusha mugashaka umwe FPR Inkotanyi. n'abandi bose bagiye gihamya zibura abashinja mwagiye erega Ruhindisha buriya wabwira umuntu utazi ibyo mu Rwanda kandi ndibwira ko nawe ubizi wigiza nkana kuko utabizi ukabubivuga wabukoze amakosa Ababizi barabizi. mu Rwanda turabizi